Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Imana yacu, Imana y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko wongeye kuduhereza amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Tuguhaye umwanya ngo uzuganire natwe, Mwuka Wera atwemeze, aduhishurire ukuri kandi atubashishe gukurikira ndetse no gusohoza icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kugira umwete wo kwezwa. Kuri uyu munsi wa gatatu tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 17 murongo wa 16 kugeza ku wa 17. Yohana 17:16 nanditse ngo sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Dusubiremo, sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubwo ni Yesu wabivugaga. 17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Imana itugirire neza. Ubwo rero mbivuze mu kanya, intego dufite muri iki cyumweru ni ukugira umwete wo kwezwa. Imana iturengere kandi twiteho. Hanyuma njyewe ndetse nawe kimwe n'abandi bantu bose twavukiye aha ku isi, kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu Kristo si uw'isi, nk'uko ubu ntabwo turi ab'isi kimwe na Yesu Kristo twakiriye. Ariko nyamara nubwo tutari ab'isi, isi twayivukiyemo niyo dukoreramo imirimo yacu yose, yewe ndetse twahoze turi n'ab'isi mbere y'uko duhura na Yesu Kristo. Ariko tumaze guhura nawe turahinduka, ntitwaba tukiri ab'isi, ahubwo duhinduka aba Yesu Kristo. Reka dusubiremo, mbere y'uko twakira Yesu Kristo twari abantu b'isi nyine, twari twaravukiye mu isi, twavugaga kimwe n'abandi bantu bose, ibitekerezo byacu byari kimwe n'iby'abandi bantu, twari abantu b'isi, ibitekerezo byacu byagarukiraga aha ngaha ku isi gusa. Ariko abo twakiriye Yesu Kristo ntitwaba tukiri ab'isi, ahubwo duhinduka aba Yesu Kristo. Iherezo ryacu cyangwa se ibyo tureba ntibyaba bikigarukira aha ngaha ku isi gusa, ahubwo turahumuka, dutumbira ibyo hejuru mu bwami bw'Imana, muri wa murage utazashira. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma rero nk'uko nari mbivuze, twahoze turi ab'isi. Urugendo rwo kugira ngo duhinduke aba Yesu Kristo 100%, cyangwa se urugendo rwo kugira ngo duse na Yesu Kristo 100%, twe kuba tugisa n'ab'isi, ni urugendo rugenda ruba umunsi ku munsi. Imana itugirire neza. Buri munsi dutera intambwe yo gusa na Yesu Kristo, kuko nyine turi aba Yesu Kristo, tukitandukanya no kuba ab'isi. Imana itugirire neza. Urwo rugendo rero turushobozwa no kwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikadutunganya, rikaduhindura abantu basa na Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Aha mu isi ho, muri ya kamere yacu, muri ya kavukire yacu, muri ya miterere yacu nyine y'ibintu by'isi nuko turi, nta kwera kw'Imana kubamo. Ibintu byaho byose ni bibi, iby'isi ni ibintu bibabaza Imana, ni ibintu bidutandukanya n'Imana. Imana itugirire neza. Cyakoze nubwo isi ihumanye yuzuye umwijima mwinshi, abantu bakiriye Yesu Kristo babasha kwibamo bafite kwera. Imana itugirire neza. Ikintu kibibashoboza ni uko bemera kwakira ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu Kristo bakiriye, rikabatunganya, rikabayobora, rikabahereza gusa na Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Mbese abo bantu bakiriye Yesu Kristo kuva bakimara kumwakira, batangira urugendo rushya rwo kugenda bisanisha nawe, kugenda bagera ikirenge mu cye, kugenda bafata imvugo yabo bakayitandukanya n'iy'ab'isi, ahubwo bakayisanisha na Yesu Kristo. Imitekerereze yabo bakayitandukanya n'imitekerereze y'ab'isi, ahubwo bakayisanisha n'imitekerereze ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ikintu kidushoboza kwisanisha na Yesu Kristo tukaba nkawe by'ukuri ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rimeze nk'indorerwamo twireberamo, tukareba uko Yesu Kristo ari, natwe rikatwemeza iby'intege nkeya zacu, rikatubwira ngo ahangaha nagusa na Yesu Kristo ushingiye ku icyo ijambo ry'Imana rivuga, hindura ujye gusa nawe. Rikakureba rikakubwira ngo Yesu Kristo avuga gutya, abe bavuga batya. Rero uwo ukurikije irino jambo ry'Imana uko rihamije aba Yesu Kristo babayeho, wowe ntabwo imvugo yawe ari nka Yesu. Rikaguhana, rikagutunganya, rikagenda rigucunga, rikakugorora, rikaguhereza gusa na Yesu Kristo. Nkwifurije rero kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana no kumvira icyo rigutegeka kugira ngo use na Yesu Kristo by'ukuri. Uko udafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana niko bizakugora gusa na Yesu Kristo. Wowe ubwawe ntushobora kwishoboza gusa na Yesu Kristo, ntiwabyimagina ngo bishobore, kuko muri kamere muntu ntibirimo. Iki turimo ni ugusa n'iby'isi, ariko
ku bakire Yesu Kristo by'ukuri dutegetswe gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kuko muri ryo niho harimo igishushanyo mbonera, muri ryo niho harimo imiterere ya Yesu Kristo. Ubu rero iyo urisomye ugenda wikompara naryo, rikakubwira ngo ahangaha ntabwo urabitunganya, ukagenda ugorora. Mbifurije gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ribeze ribatunganye, ribagire aba Yesu Kristo batandukanye n'ab'isi bose. Yesu aduhana umugisha.